umuntu wa mbere ugomba gutunga muri telefone yawe ni umusirikari cyangwa umupolisi. Ujye gushaka nimero, niba udafite nimero y'umupolisi cyangwa umusirikari ujye kuyishaka. Ibyabo muzabimenya nyuma. Kaba utazi amakuru ku isi meze, shaka muri nimero utunze. Ubu utunzemo nimero y'umupolisi cyangwa umusirikari. Kabiri, ugomba gutunga nimero y'umukire. Aha muhatinde. Muri nimero utunze muri telefone yawe, niba udafitemo umukire, ufite ikibazo, ufite ihungabana. Abakire ngo si abantu, ufite ikibazo mu bantu uzagira muri telefone yawe, ugomba gutungamo nimero y'umukire. Gatatu, ugomba gutunga nimero y'umuganga. Hari igihe umutwe ugufatira ahantu ahubwira ati nywa litiro y'amazi. Kane, ugomba gutunga nimero y'umushumba cyangwa umuhanuzi. Barahari bazima, kuko iyo ugize intege nke ugomba gukenera uwo ubwira akagufasha akagusengera. Gatanu, ugomba gutunga nimero y'umunyabwenge, umuntu wize uzi gukirikara aho utajya ugera. Shaka umunyabwenge muri noneho nyuma yabo ngabo mushireho abanyonzi, abamotari, abayede, abafundi, abacuruzi sombe. Vuga bitatu. Icyambe, indirimbo zibohora imbohe. Iyo muri kuririmba burya, hano hari imbohe, hano hari imbohe. Mwitekereza amageragere, dufite imbohe zambaye amabubu ziri aha ngaha, dufite imbohe hano, dufite imbohe hano zambaye amakote ebuto debuto ziri aha ngaha. Burya iyo muririmba rero ngo ziba zibohoka. Uwayiguha wayijyana iwawe n'amanyanga biwawe, muhurira n'Imana hano gusa, ariko iwanyu ntimwayigezayo. Muri abeskoro, Imana wayijyana, uwayiguha. Turasoma mu gitabo cy'Ingoma, turasoma mu gitabo cya mbere cy'Ingoma cya 13, umurongo wa 11 tugere kuri 14. Ingoma za mbere turasoma ibice 13, umurongo wa 11 tugere kuri 14. Kadusome. Dawidi ababazwa nuko Uwiteka asumiye Uza, aho hantu ahahimba Peruseza na bugingo n'ubu. Uwo munsi Dawidi atinya Imana, aravuga ati najyana nte isanduku y'Imana imuhira iwanjye? Nuko Dawidi ntiyacumbukura isanduku ngo ayicyure mu rurembo rwa Dawidi, ahubwo ayinyuza hirya ayicyura mu rugo rwa Obidodomu w'Umugati. Isanduku y'Uwiteka imara amezi 3 mu bo kwa Obidodomu iri mu rugo rwe. Uwiteka umugisha urugo rwa Obidodomu ibyo yari afite byose. Amen. Yobu 42, murongo wa mbere n'uwa kabiri. Yobu 42, bice 42. Turasoma murongo wa mbere n'uwa kabiri. Kadusome. Maze Yobu asubiza Uwiteka ati, nzi yuko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe yose. Amen. Turasoreza mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana. Ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana bice 12. Turasoma umurongo umwe wa 26. Yohana ubutumwa bwiza bwa Yesu 12, 26. Kadusome. Umuntu nankorera ankurikire, kuko aho ndi n'umugaragu wanjye ari hazaba. Umuntu nankorera Data azamuha icyubahiro. Amen.
Nitwa Singirankabo Boniface, umuvugabutumwa bwiza, ni inshuti y'itorero by'umwihariko inshuti y'umushumba. Hari haciye iminsi itari mikeya tutagera ahangaha, twaratumiwe ngo tuze tubane namwe tuganire ijambo ry'Imana. Dushimiye rero Imana yabarinze natwe ikaturinda, kandi dushimira n'ubuyobozi bw'itorero bwatutekerejeho ngo tuze tubane tuganire ijambo ry'Imana. Ejo twabaye mu itorero rya Foursquare Musanze ku mugoroba, niyo twari turi, n'ahandi hose twagiye. Iyo babikoze turabikora, baduhaye intashyo ngo niduterana tuzazitange, muzakire mu izina rya Yesu. Imana ibahereze umugisha. Mbahaye ikaze rero mu ijambo ry'Imana. Harimo abantu b'inshuti zanjye ahangaha, hari abo twazanye, hari ababimenye ko turi ahangaha baraza, hari n'abadukurikiye bari online, nabo tubahaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Mu mwanya dufite rero ungana n'uwo tugomba kuganira ijambo ry'Imana kugira ngo n'ibindi bikorwa bize kugenda neza. Shaka ko tuganira hejuru yo gukorera Imana ugwije imbaraga kandi uyitinya. Niyo teme tugiye kuvuga, hejuru yo gukorera Imana ugwije imbaraga kandi uyitinya. Ibintu byumvikana, ni Ikinyarwanda utacyumva mu musemurire. Gukorera Imana ugwije imbaraga kandi uyitinya. Ibi bintu byo gukorera Imana abantu barabyoroheje. Hari ijambo yasomye atavuze muri Timoteyo urwandiko rwa 2, natinze ku murongo wa 4. Ibi bintu tubamo ni igisirikare. Ibi bintu tubamo ni igisirikare. Hari n'ukuntu tubiririmba ukabona abantu bafashijwe, babizamuriye amaboko, turi abasirikari beza, twogejwe mu maraso, umwami wacu Yesu Kristo ni nawe muyobozi, kubw'imbaraga ze dufite tuzabaho no mu rupfu. Ariko wareba uko yambaye ukabona si n'inkera gutabara, si na daso. Umusirikare umeze utya, buri umusirikare agira uko areba, umusirikare agira uko yambara, umusirikare agira uko avuga, ariko ukabona abantu barabikinisheje. Munyemerere tuganire hejuru yo gukorera Imana ugwije imbaraga kandi uyitinya. Abantu batinyutse gukorera Imana ari abapagani, ari abanyabyaha. Umuntu akumva yaririmba ari umusambanyi, ntacyo bimutwaye. Umuntu akumva yabwiriza ari umujura, ntacyo bimutwaye. Tugomba kugera ku rwego duhinduka abakozi b'Imana, tuyikorera tugwije imbaraga, ariko nanone tugira dute? Tuyitinya. Amen. Ijambo ry'Imana riravuze ngo uwo munsi Dawidi atinya Imana. Kuki yayitinya uwo munsi? Abantu twababwiye Imana mu buryo bumwe, ariko mu bundi buryo turayibahisha. Hari umupasiteri witwa Masomo yagiye muri Amerika, hari isomo yanyigishije, yaravuze ngo Imana ifite umwihariko wo kuyivuga, ariko nitwagera ku rwego tuyivuga uko ikwiye kuvugwa, ngo kuko nayo ubwayo ngo ntabwo yiyizi, ngo yagiye kwisanga, yisanga irahari. Biragoye kwisobanura, ariko utekereza Imana uvugira ihari. Ubu ndi kuyivugirira, ubu ndi yanyizeye, ibi ndi kuvuga yakabyivugiye, ariko yambwiye ati genda ukore kariya kazi ndakaguhaye. Naza hano nkaza kuyibeshyera. Imbaraga zo kuyivuga ubundi turazifite, turazujuje. Kubera iki Dawidi yatinya Imana? Yaravuze ngo najyana nte isanduku y'Imana imuhiri wanjye. Mwere data bivuze neza. Imana iturema, yaturemeye imirimo myiza. Niko umwanditsi wa Efeso 2:10 yavuze ngo turabo yaremye, ituremeye imirimo myiza. Iyi mirimo twaremewe iratandukanye. Hari abo yagize abacuruzi, abo ntibashaka gucuruza ahubwo bashaka kuza kubwiriza. Mufite ikibazo. Katuti sakanye mujye gucuruza kandi mucuruze neza. Hari abo yaremeye kuba abamotari, ujye gutwara moto, mureke guhimba, ntago muri abaririmbyi, munkurikire. Hari abo yaremeye guhinga, mujye guhinga tubone ibiryo, ntago muri abashoferi. Unyumve, ukorera Imana ugwije imbaraga. Haleluya. Yohana yaranditse 9:4, aravuga ngo nkwiye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa. Aravuga ngo bugiye kwira,
n'igihe umuntu atakibasha gukorera Imana ugwije imbaraga kandi ugira ute uyitinya. Dawidi agera ku rwego atinya Imana. Ubundi abantu mpamvu badatinya Imana ntago bayizi, kandi kuyimenya nanone bimeze nk'ibigoye. Turayiririmba abantu twababwiye Imana, hari ubwo ngira ubwoba. Twabwiye abantu Imana nk'Imana itanga imyenda, kandi mu by'ukuri nibyo nanjye yarayimpaye. Tubwira abantu Imana nk'Imana itanga abagore, nanjye yaramumpaye. Tubwira abantu Imana nk'Imana itanga abana, nibyo nanjye yaramumpaye. Tubwira abantu Imana nk'itanga imodoka, nibyo kandi irazitanga. Ariko twibagirwa kubabwira ko ari Imana yica. Hano yaravuze ngo irica kandi ikagira ite gakiza. Aravuga ngo ishyira ikuzimu ikagira ite. Yaravuze ngo irakenesha kandi hari abantu yakenesheje biri wavuga ngo ni inyatsi. Nta nyatsi ufite, nyirabyo yabaye gukenesheje. Nabishaka azagukenura. Nimuvuge ngo amen. Dawidi rero yabonye ayoboye, abona abantu bamwubaha, areba imodoka agendamo, areba ahantu atuye, analize iraza, ibitekerezo biraza. Aravuga ngo ariko ubundi ibi bintu byavuye he? Nuba umuhanga wo gukorera Imana ujye wiganiriza, kandi ni wiganiriza wibwiza ukuri. Ugomba kugera ku rwego wiganiriza, mu kiganiro wiganiriza ukibwiza ukuri. Ni wibwiza ukuri urasanga utavuka i Kigali. Hari abantu baje gusura abantu bagumino. Ibwiza ukuri, wowe ibwiza ukuri. Hari abantu baje batashye ubukwe bagumino. Ibwiza ukuri. Ni wibwiza ukuri urasanga hari imbaraga zabikoze. Waje ute? Dawidi ngo yicaye arebye abaja, arebye abagaragu, aravuga ngo nyamara ibi bintu hashobora kuba hari izindi mbaraga zabimpaye. Aravuga ngo izi mbaraga ngiye kuzishaka, menya izo arizo, menya aho zaturutse. Ahamagara se, aramubwira ngo mbwira amateka yanjye. Iyo utamenye iyo uva ntumenye iyo ujya. Bigoye gukorera Imana utazi iyo yagukuye. Iyo umaze kumenya neza iyo yagukuye, bigutera kuyikorera kandi ukayikorera neza. Dawidi ahamagara se witwa Yesayi, aramubwira ngo Imana yampamagariye kuyikorera, ariko shaka kumenya gakeya. Navutse nte, naje nte, navukiye he, byagenze bite, ko mbona abantu banyubaha, mbwira mu ncamake. Isa aramubwira ngo uri umwana wanjye, uretse Imana yonyine igira imbabazi. Ntiwari kuyobora n'akagari, ntawe no kuguhereza isibo ngo uyiyobore. Urebye ahantu uvuka, kandi hano hari abantu bicaye batazi iyo bavuka. Muzasaba amafoto y'iwanyu basi. Hari abantu bafite amafoto, mubwira uti shakira ku ifoto ya ruguru nk'ahantu iyo twari dutuye. Uretse ukuboko kw'Imana nta zindi mbaraga. Isarangije aramubwira ngo uruwa mu gisekuruza kiraguza, uruwa mu gisekuruza cy'abapfumu. Arambwira ati none Imana yahageze ite? Ati mbwira muri makeya. Aramubwira ukomoka kwa Tera. Tera wacuruzaga ibigirwamana. Aramubwira ngo uwo Tera yabyaye Aburahamu. Aburahamu Imana imuhamagara kwa Tera ntawe ibajije. Iramubwira ngo uva mu gihugu cya so. Iramubwira ngo ujya mu gihugu nzakwereka. Imana ibwira Aburahamu, iramubwira ngo izamuha umugisha. Aramubwira ngo irangije kumubwira gutyo, Aburahamu arayumvira, arahaguruka ajya mu gihugu cy'i Kanani, kandi yagiye nk'utazi yajya. Ahageze yarengeje imyaka 90 atari yabona urubyaro, kuko Imana itabeshya. Aza gusama abyara umwana w'umuhungu witwaga Bitwenge, bamwita Isaka, kuko yari umwana wari wonetse mu buryo budasanzwe. Dawidi ati nyuma yaho byaje kugenda bite? Aramubwira ngo Isaka yashatse Rebeka, abyara impanga ebyiri, abyara Yakobo na Esawu. Ati bigeze aho bigenda bite? Aravuga mu bana babiri ba Isaka, uwitwa Yakobo yakoze igitangaza, yashatse abagore bagera kuri 4, ababyaraho abana 12. Ati ko numva nakomotse ahantu bakomeye. Bigenda bite? Ati mu bana 12 ba Yakobo harimo umwana wa 4 witwa Yuda, yateye umukazana w'inda. Ati mbega ahantu nakomotse. Atamuteye inda bigenda bite? Atamubyaraho impanga ebyiri, yabyaye uwitwa Peresi n'uwitwa Zera. Ati hanyuma aramubwira ngo Peresi
yabyaye Hesironi, Hesironi abyara Ramu, Ramu abyara Aminadabu, Aminadabu abyara Nahashoni, Nahashoni abyara Salomoni, Salomoni abyara Bowazi, Bowazi abyara Obedi, Obedi abyara Yesaya, nanjye ndakubyara. None se umbyaye nge hari icyaha nakoze? Ati wowe uri ishyano, wakoze ibitangaza bitabaho. Ati nagize nte? Aramubwira ngo abandi bagiye ku rugamba, kandi uri umugabo w'ingabo wayoboye, wisigarira hejuru gutembera inzu, usambanya Mukawuriya. Ati mana we, ati none bigenda bite? Ati umubyaraho Salomo. Hanyuma ati Salomo yabyaye Rehobowamu, Rehobowamu abyara Abiya, Abiya abyara Asa, Asa abyara Yehoshafati, Yehoshafati abyara Yoramu, Yoramu abyara Uziya, Uziya abyara Yotamu, Yotamu abyara Ahazi, Ahazi abyara Ezekiya, Ezekiya abyara Manase, Manase abyara Amoni, Amoni abyara Yosiya, Yosiya abyara Yekoniya, Yekoniya abyara Sharutiyeli, Sharutiyeli abyara Zerubabeli, Zerubabeli abyara Abihudi, Abihudi abyara Eliyakimu, Eliyakimu abyara Azori, Azori abyara Sadoki, Sadoki abyara Erihudi, Erihudi abyara Eliyazari, Eliyazari abyara Matani, Matani abyara Yakobo, Yakobo abyara Yosefu, Yosefu arambagiza Mariya, Mariya asama inda y'Umwuka Wera, Mariya abyara Yesu. Aravuga ngo aramubwira ngo Yesu amaze kuboneka niwe waguhinduriye amateka, niwe waguhinduriye ubuzima, niwe wagutuje aho utuye, niwe wakwambitse, niwe waguhaye urubyaro. Dawidi ahita yandika Zaburi 132, muzayisome. Yaravuze ngo ni ukuri sinzurira urutara rwanjye, sinzaha amaso yanjye ibitotsi, n'ibihene byanjye sinzabiha gusinzira, ntarabonera Uwiteka ahantu, ntarabonera intwari ya Yakobo ubuturo. Iki gihe Isirayeli yari yaragomye. Hagati ya Maraki na Matayo hari urupapuro rw'umweru rwanditseho ngo isezerano rishya. N'imyaka 400 Abisirayeli bamaze batumva Imana. Dawidi ngabona abantu barababaye, barakubititse bikomeye. Imana irangije ababwira ngo hari urugamba mugiye kurwana, gukorera Imana ugwije imbaraga. Irababwira ngo ariko mbere yuko mu rurwana, shaka kubahereza map, inzira muzanyuramo kugira ngo mugere mu gihugu cy'amasezerano. Hari abanzi muzahura nabo mu nzira, mbahaye promotion, ni mugende mutunganye inzira muzacamo, muzajye ku rugamba mwarazitunganije. Ikintu cyose kizababera inzitizi mu nzira muzagikureho. Yohereza delegasiyo yagiye ngo yahingukiye ku mudugudu wa mbere ngo witwa Gaza. Izi ntumwa ngo zigeze Gaza ngo zihasanga abakobwa, ziravuga ziti Imana we, ko wavuze ngo turimbure, ubu nizi nkumi koko twazirimbura. Bagaruka batarimbuye Gaza, ngo bageze hirya basanga umudugudu witwa Gati, ngo basangamo abagabo barebare banini bakomeye. Baravuga ati ubusa Imana yarimbura n'abagabo babyushye bangana batya. Baza batarimbuye Gati, ngo bagera ku mudugudu wa gatatu witwa Eshidodi, ngo bahasanga Imana yitwa Dagoni. Baravuga bati Imana we, ko wavuze ngo turimbure, ubu ni Imana rero tuyirimbure. Bagaruka batarimbuye Gaza, bagaruka batarimbuye Gati, bagaruka batarimbuye Eshidodi. Gaza havutse Delila, muzi ibyo yakoreye Samusoni. Igati havutse Goliyati. Eshidodi hafatiwe isanduku y'isezerano. Ntago ndaza kudetaye ibintu byose. Bagarutse Imana yarabwiye ibintu bikomeye. Yaravuze ngo urugamba mugiye kururwana, ariko nkurikije uburyo nabanye namwe, ntago muzagenda mwenyine, nzajyana namwe, ariko nzagenda mu isanduku y'isezerano. Ni mu ntware nitugendana namwe urugamba muzarutsinda. Dore abakozi batwaye isanduku y'Imana. Hajemo abahungu babiri, uwitwa Ofeni n'uwitwa Feniyasi. Bari abahungu b'umutambyi witwaga Eli. Aba bahungu ngo bari abanyabyaha kugera ku rwego babikoreraga no mu rusengero, bikoreye isanduku nabo baraza bajya kuyifata. Ubu dufite abantu babiyahuze bakorera Imana ariko Imana ikabihorera pe, bajya mu njishi barikorera Imana. Ataba nabo bagiyemo nabo barantwaye, maze ngo baragenda bahinguka ahantu hitwa kuri Ebenezeri, ngo basakirana n'Abafilisitiya. Abafilisitiya barabakubita barabica, ngo barangije bagaruka birukanka. Abacitse ku icumu ngo bageze aho bagandika, baravuga ikintu cyatumye Abafilisitiya batunesha ni isanduku y'Imana twagiye twikoreye, tuyisige tugende twayisise. Ubu dufite abantu barwana urugamba batari kumwe n'Imana, barasize Imana bagakora batari kumwe n'Imana. Ngo bagarutse Abafilisitiya barabakubita bikomeye, basubiye mu ngando baravuga ikintu cyatumye tuneshwa nuko twasize isanduku y'Imana, twongere tuyiterure.
ubu dufite abantu basenga y'itatu kubera ko nyiri inzu yabahamagaye. Dufite abantu basenga kubera ko ku ishuri babatse minerivare. Dufite abantu basenga kubera ko umujyi wabananiye. Wisengeshwa n'ibigeragezo, sengeshwa n'uko Imana ariyo gusengwa. Barayikorera ngo bagarutse mu rugerero, Abafilisiya barabakubita, akantu kanangaje ngo babicamo 4,000. Hacika bake ku icumu, umuhungu wa Eli Ofeni na Feniyasi barapfa. Barya bagarutse basanga umusaza witwa Eli ngo yaragize imyaka 90, yari yicaye ku ntebe. Baramubwira ngo isanduku y'Imana yanyazwe n'abahungu bawe baguye ku rugamba. Ngo akuba ijosi arapfa. Baragenda babwira umukazana we bati umugabo wawe yaguye ku rugamba kandi na sobo uko amaze gupfa. Uwo mwanya ngo yari atwite, ibise bihita bimufata, ahita abyara umwana amwita Ikabodi. Aravuga ngo icyubahiro cy'Imana gishize muri Isiraheli. Nimubyara mudafite Imana bizabagora. Abafilisiya bakoze ikosa rikomeye, bafata isanduku y'Imana bahita bayijyana kuri Eshidodi, bayijyana muri cya kizu Dagoni yari irimo. Babwira Dagoni bati kuva watuyobora udukoreye agatendo, utumye dufata Imana y'Abisiraheli, ngiye turayizanye, ejo tuzabwira abantu ko twayifashe, wowe urane nawe iducungire, ibindi tuzabikurikirana. Bibagirwa ko Imana y'Abisiraheli idasinzira, idahunikira, itabangikanywa n'izindi mana. Baraza bakubisa aho ngaho. Bibiliya iravuga ngo mu gicuku nijoro iyo Abisiraheli itaryama, idasinzira, idahunikira, iva mu isanduku ibwira Dagoni ati Dagoni we, bakubwiye ngo ucunge warabyemeye. Nkura Abisiraheli muri Egiputa wari uhari, barya manu mu butayu wari uhari, bambuka inyanja itukura wari uhari. Dagoni ngo igwa yubamye. Baje mu gitondo basanga Imana yabo yacitsemo kabiri. Iyi sanduku y'Imana shaka kuyihutisha, nyigeze ahantu bayicumbikishirije kuko ni inzira ndende. Ngo bagiye kuyicumbikishiriza mu rugo rw'umugabo witwa Abinadabu. Icumbitse Dawidi ngo ari we mu rugo, abona abantu bose babaye barakaye. Ahantu Imana itari nta byishimo bihaba, ahantu Imana itari nta mahoro haba. Dawidi ngo abonye abantu bararakaye, aya magambo muyumve neza, arangije aravuga ngo kugira ngo abantu bagire ibyishimo nuko tujya kugarura Imana. Yari imaze amezi 7 yonyine itari mu gihugu, 7, ariko bari baroze umutekano. Dawidi aravuga ngo mbere yuko tujya kugarura Imana nibo wanze muzana abatambyi twicare tuganire. Imana imaze amezi 7 itari kumwe natwe, ubu turishora tuvuge ngo tugiye kuyizana, ntiratumara. Ni iki kunda ku buryo nitugishyira imbere iratugirira imbabazi. Umuhanga wari urimo aravuga ati mu bintu Imana ikunda indirimbo. Mushaka abaririmbyi abari mu bubanza imbere. Abakozi b'Imana bakorera Imana mu kurimba barimo bakomfe. Buriya mwegereye Imana kurenza tubavuga butumwa. Mwe muri hafi y'isanduku y'Imana kurenza uko twe tuyegereye. Akantu kantangaje bavuze ngo abaririmbyi bajya imbere, baravuga ngo ninde mudirija ushobora kwantona indirimbo ku buryo Imana ubu burakari bwayo burangira. Bati hari umuhungu witwa Uza niwe ugezweho mu imisi. Kumbi Uza yari manyanga, ibintu byose abikora aririmba ariko ari manyanga. Ati mujye kureba Uza, protokole ya kumureba ati umwami yanzuye ko ari we ejo uzajya imbere tugiye kugarura Imana. Nta kwihana, nta gutekereza imbaraga z'Imana. Aravuga ati indirimbo ngewe ndazizi kandi hano hanze hari abahungu bazizi. Arahagarara hano yakubita gusa, kavuga uti sirashize kabisa. Uza sibwo bamusize imbere, maze protokole atera indirimbo. Uza ateye indirimbo, Dawidi aravuga ati indirimbo iratuma Imana itugirira imbabazi. Uyu muhungu araririmbye kweri. Abahanga bavuga ko indirimbo zikora ibintu 5, ngiye kubabwira 3. Ikintu cya mbere indirimbo zijya zikora, buryo iyo murimo muraririmba mu bintu 5 indirimbo zikora, ndavuga 3. Icyambere, indirimbo zibohora imbohe. Iyo muri kuririmba burya hano hari imbohe, mwitekereza amageragere. Dufite imbohe zambaye amabubu ziri aha ngaha, dufite imbohe hano, dufite imbohe hano zambaye amakote debuto ziri aha ngaha. Buryo iyo muririmba rero ngo ziba zibohoka. Hano hicaye imbohe zitunze passport na resepasi zicaye aha ngaha. Buryo iyo muri kuririmba indirimbo zibohora imbohe. Kabiri, indirimbo zirukana abadayimoni. Nimujya muririmba mujye mumenya ko hari imbaraga mbi zirimo zihunga.
ntimukajye mupfa kuririmba gusa, oya muririmbe nk'abari ku kazi, muririmba n'imbaraga, mumenye ngo hari dayimoni zirimo zirahunga. Kubera iki indirimbo z'iki gihe zitakirukana abadayimoni? Tuzi ko turimbana n'abantu barwaye abadayimoni, ahubwo twabona baguye ngo n'umwuka wera ko ari ibidayimoni bibatuye hasi. Kuki indirimbo z'iki gihe zitakirukana abadayimoni? Icya gatatu, indirimbo zikora, indirimbo ngo zijya zituma Imana ivuga, indirimbo zituma Imana ivuga, indirimbo zishorewe n'imbaraga z'Imana zituma Imana ivuga. Uza bamushyira imbere arantona, bashyiramo bararirimba, baramanuka mu kinimba bararirimba. Dawidi ajya inyuma ati rwose Imana uyu munsi turayicyura. Ngo bahingutse ku marembo kwa Abinadabu baravuga ngo nimusohore isanduku y'Imana, ngo bayishyira ku bimasa bibiri, isanduku ngo bayihekesha inka ngo isotse. Uza arantona kabisa, arantona, bengihamagara imbabazi ziwe, nako nifashishije ntaragira icyo mvuga, yoyo zirampobera ziti ngwino yoyo ndakubaba. Dawidi ati haleluya. Isanduku y'Imana igisohoka, Imana irebye imbere, ibona Uza niwe uri imbere, ati igitangaza kirabaye. Uyu niwe basize imbere, no gusomana kwe n'ubujura bwe n'amatiku ye niwe basize imbere. Bengikomanga maze ngo agenda asatira, inka ngo imanutse kuri esikariye iratsikira, kuko Uza yari ari imbere. Arafata ayifashe, yambwiye ati sha umunsi Abafilisitiya bamfata wari uriho ko atari bwo wamfashe. Ngo iramukumbanyira mukubita, Uza aragwa agaramye. Abantu bose bati we bagera inyuma, arapfuye. Dawidi aravuga ati bigenze bite? Ati Uza arapfuye. Dawidi ahita atanga itangazo, aravuga ati iyi Mana ninde uyijyana? Buri wese ati yitware. Si wowe uvuga ngo yakugiriye neza? Ubu wayiguha wayijyana iwawe n'amanyanga biwawe, muhurira n'Imana hano gusa, ariko iwanyu ntimwayigezayo, murabeskoro. Imana wayijyana, uwayiguha wayijyana, n'ibitutsi tukabana wayijyana. Dawidi aravuga ngo najyana nte isanduku y'Imana mu rugo iwanjye? Abwira abantu ati ninde uyitwara? Buri wese ati wavuze ko yagukuye mu ishyamba, wowe banza uyitware. Wavuze ko yaguhaye inzu, banza uyitware. Beneda, uwayiguha wayicyura? Iki kibazo umuntu wese uri hano akibaza. Uwaguha Imana wayicyura? Wabana nayo? Dufite abantu basirimbira hano, ariko akaba atasirimbiriwe. Atera haleluya 20 hano, harya bateye 25 uyu munsi, akaba atatereriwe n'eshatu. Uwayiguha senkana, uwayiguha wayijyana. Dawidi arangije aravuga ngo ninde uyijyana? Buri wese ati umve rero, banza uyijyane tuzahaba tuyijyanaho nyuma. Dawidi yibutse ibibazo biba mu rugo iwe, aravuga ati nijyane yahera kuri cya gihungu cyanze gukizwa, nikirica mbere. Arangije avuga ngo mbere yuko nyicyura mureba aho muyinyuza, banze ngiye gutunganya iby'iwanjye, zabanza kuyireba. Bayijyana mwa Bidodomu, simpatinda, minota bampaye irageze. Nshaka kuvuga kamere eshatu z'Imana. Imana ifite kamere eshatu zituma tuyikorera tuyitinya. Muzandika hano, ngiye kubabwira kamere eshatu zigomba gutuma dukorera Imana tuyitinya. Ibi bintu umuntu wese uri mu iteraniro abyandike, abyumve, abibika ahantu. Niba ukeneye gukorera Imana, izi kamere eshatu z'Imana. Kamere ni iki? Ni imiterere n'ibiki? Kamere, murumva kamere. Imana igira kamere eshatu yihariye, idahuriyeho n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Niba ushaka gukorera Imana, ugomba kubanza kumenya izi kamere zayo. Kamere ya mbere y'Imana, Imana izi byose. Mukandike, mugomba kuyikorera muzi ko ari Imana izi bingahe. Ko mutavuga bingahe? Ko mubivuga gake? Izi bingahe? Amanyanga yawe iraya, ugomba kugera ku rwego ukayikorera uzi ko ari Imana ishobora bingahe. Niko Yobu yavuze ngo nzi ko ushobora byose.
wari abantu bazi ko Imana ishobora iby'abagore, iby'abana, n'iby'uburwayi irabishoboye, n'iby'amadeni irabishoboye, n'iby'amazi irabishoboye, n'iby'ingendo irabishoboye. Ni Imana ishobora bingahe byose. Ibi bintu mugomba gukorera Imana muyitinya, kubera ko ari Imana ishobora bingahe byose. Murabyemera ko ibishobora? Hari abantu bari aha ngaha bumva hari ibintu baba barabashobore byananiwe n'abantu, ukavuga ati niyo yabikoze. Birahari byakozwe n'Imana, bitari gukorwa n'abantu. Nimuvuga ngo birahari, nimuvuga ngo birahari. Mbabwire kimwe se, nuko mutuye i Kigali. Erega no gutura i Kigali si so wakuzanye, niyo kamere ya mbere y'Imana. Imana ishobora byose. Cyo mucyandike, mucyumve, mukimenye. Kamere ya kabiri y'Imana, Imana iba hose. Iba hose, ni mu kwayo. Ntaho wajya ngo uvuge ngo ntihari. Hose irahaba. Ibyo ukorera hanze irabizi, n'ibyo umwigisha yavuze ujya ahantu muri kumwe. Iba hose, no mu mwijima ibirimo, naho abantu batareba ibihari. Mujye mukorera Imana muyitinya, kubera ko ari Imana izi bingahe. Irabizi, na message witaranye muri telefone irazizi, n'amafoto arimo irayazi, naho urajya nuva hano irahazi. Iba iyo ni kamere ya kabiri y'Imana. Ishobora byose. Iba gatatu, izi byose, iba hose, ishobora. Ako ni aka gatatu. Akambere izi byose, kabiri iba hose, gatatu ishobora byose. Ibyo abantu badashobora, ibyo abantu batagira icyo bakoraho, ugomba kujya utaramira Imana uzi ko ari Imana ishobora ibintu byose. Ibyo abantu bananiwe ujye ubibwira ngo ngukorera nzi kugeza ute ubishobora. Nimuvuge ngo amen. Gukorera Imana ugwije imbaraga kandi uyitinya. Ndagira ngo tugane ku musozo dusenge. Shaka kubabwira ibikuta bine, ntago ndabisobanura, ndabisoma gusa. Ibikuta bine bibuza abantu gukorera Imana. Ibikuta bine bituma abantu bakorera Imana nabi, bituma udakorera Imana uko bikwiye. Hari ibikuta bine, nibyo turaza gusenga dusunika dukuraho kugira ngo twinjire mu murimo w'Imana. Ibi bikuta bitatu uri imbere, kuko igihe cyose ukorera Imana ibi bikuta biguhagaze imbere, ukorera Imana nabi. Igikuta cya mbere gituma abantu bakorera Imana nabi uko bidakwiye ni igikuta bita kutamenya amateka, kuba mu buzima utaza amateka, kuba mu buzima utaza amateka yawe. Ibintu bituma abantu bakorera Imana nabi ni ukutamenya amateka yabo. Iyo utaza amateka y'ubuzima bwawe, kenshi ukorera Imana nabi. Iyo utari wisobanukirwa, iyo utari wamenya ngo wowe urinde mu bintu bigoye. Hari abantu bakorera Imana bagashaka kuyikorera nka runaka. Banza umenye ngo ngiye ugiye gukorera Imana ndinde, ndi mwene nde, navuye he, nakijijwe nte. Kutamenya aho waturutse ni urukuta rugora kugira ngo ukorere Imana. Hari ababikora kubera ko abandi babikora. Urwo rwego wari ukwiye kururenga ugakorera Imana nk'uwahamagawe wenyine. Kutamenya aho Imana yagukuye ni urukuta rwa mbere rubuza abantu gukorera Imana. Urukuta rwa kabiri ni ugukorera Imana nta makuru yuzuye uyifiteho. Iyo ukorera Imana wari ukwiye kuba nibura ufite amakuru ku Mana, ukabuzi neza imbaraga zayo uko zingana. Urado dufite abantu bakorera Imana batari basobanukirwa namba Imana dukorera tuyifiteho ayahe makuru. Dufite umupasiteri wacu muri ADPR ajya avuga ngo ikintu cya mbere ni amakuru. Buriya mu bintu bihaba bigoye ni ukuba mu murimo w'Imana udafite amakuru ahagije, ni ukubwiriza utaza amakuru y'abavuga butumwa, ni ukuba umuririmbyi nta makuru bifiteho. Urukuta rwa kabiri ruhari rugoye mu buzima ni ugukorera Imana utayifiteho amakuru ahagije. Byari bikwiye ko mugomba kuba mwicaranya amakuru. Ukaba uri mu itorero uvuga ngo Imana nkorera yambwiye ko izankorera ibi ngibi, kandi ukaba wizeye ko ibishobora. Urwo ni urukuta rwa kabiri. Urukuta rwa gatatu rubuza abantu gukorera Imana uko bikwiye ni ubukene bukabije.
mu buryo bw'umwuka n'uburyo bw'umubiri. Urukuta rwa gatatu rubuza abantu gukorera Imana uko bikwiriye ni ubukene mu buryo bw'umwuka n'uburyo bw'iki kamisobanure kugira ngo mubyumve neza. Ubu dufite abantu bakorera Imana mu buzima busanzwe, ebana n'igihumbi wakimufungira. Agakorera Imana mu buryo bw'umwuka, atari yuzura umwuka, aterekwa, adahanura, mbega hose nta kintu ufite. Uzavunika niba ukorera Imana ukennye mu mubiri, ukanayikorera ukennye mu mwuka. Niba urakena hamwe, ahandi uzakire nyuma. Tukubureho amafaranga, tukubureho indi mishya, se si ukutusazishiriza intebe. Munkurikire. Tugwije abakene mu nzu y'Imana. Niba hari ikintu kizatuma dukorera Imana, nuko tubwira Imana ngo dukureho urukuta rw'ubukene. Ubukene burakatsindwa. Ndi gushimira Imana iri kugenda ibunkuramo ubukene. Nimuvuga ngo amafaranga ko mubiva iki? Mari ba amafaranga ni meza. Amafaranga ni umuterankunga w'umurimo w'Imana. Mani baha amafaranga. Ubukene buragatsindwa. Ubukene kubwiriza uvuga uti nyiri inzu noneho Mana ndamukizwa n'iki? Ukaririmba uzi ko abantu babirukanye ku ishuri. Urukuta rw'ubukene mu buryo bw'umwuka n'uburyo bw'umubiri ni urukuta rubi rutubuza gukorera Imana tugwije imbaraga. Haleluya. Urukuta rwa kane rutuma tudakorera Imana uko bikwiye tugwije imbaraga ni urukuta rwitwa kumva ko ari wowe ushoboye. Dufite abantu mu murimo w'Imana bumva ko ari wowe bashoboye, kumva ko rwose ibintu utabibayemo bitakunda. Iyo ni inzitizi ituma ukorera Imana nabi. Igihe cyose udafite abo wemera, igihe cyose udafite abagufasha mu murimo w'Imana, ukumva waba wenyine, ni urukuta ruzakugora mu buzima bwawe. Ugomba kugera ku rwego ugira abantu bakwemera ndetse nawe ukagira abo wemera. Murankurikiye neza? Narabivuze ubushize, igihugu cyacu kiri mu bihugu biri kwirukanka kugera ku rwego umunyarwanda uwo ari we wese afite inshuti zitari munsi y'igihumbi kandi agenda anafite atwara muri telefone. Izi inshuti zigera ku gihumbi ufite muri telefone, ugomba gukora uko ushoboye ukaba ufitemo abantu b'ingenzi babanziriza abandi. Ubundi umuhanga yaravuze mu nshuti igihumbi ziba muri telefone cyangwa zirenga, hari abantu 5 bagomba kuza ku mwanya wa mbere. Niba uri aha ngaho utabafite muri telefone yawe, ujye kubashaka. Umuntu wa mbere ugomba gutunga muri telefone yawe ni umusirikari cyangwa umupolisi. Ujye gushaka nimero. Niba udafite nimero y'umupolisi cyangwa umusirikari, ujye kuyishaka. Ibyabo muzabimenya nyuma. Kaba utazi amakuru ku isi meze, shaka muri nimero utunze. Ubu utunzemo nimero y'umupolisi cyangwa umusirikari. Kabiri, ugomba gutunga nimero y'umukire. Aha muhatinde. Muri nimero utunze muri telefone yawe, niba udafitemo umukire, ufite ikibazo, ufite ihungabana. Abakire ngo si abantu, ufite ikibazo. Mu bantu uzagira muri telefone yawe, ugomba gutungamo nimero y'umukire. Gatatu, ugomba gutunga nimero y'umuganga. Hari igihe umutwe ugufatira ahantu ahubwira ati nywa litiro y'amazi. Kane, ugomba gutunga nimero y'umushumba cyangwa umuhanuzi. Barahari bazima, kuko iyo ugize intege nke ugomba gukenera uwo ubwira akagufasha akagusengera. Gatanu, ugomba gutunga nimero y'umunyabwenge, umuntu wize uzi gukirikara aho utajya ugera. Shaka umunyabwenge muri noneho nyuma yabo ngabo mushireho abanyonzi, abamotari, abayede, abafundi, abacuruza isombe. Biriya byose bigende biza nyuma. Ibyo ni ibintu bizabafasha. Ntushobora gukorera Imana wenyine udafite abantu. Urukuta rutuma abantu badakorera Imana ni ukumva ko bashoboye. Shaka uburyo ushaka abantu mu buzima bwawe. Igishoro gikomeye kizagufasha gukorera Imana ni abantu. Va mu buzima bwo kumva ko ushoboye. Hari ibyo runaka ashoboye ndashoboye. Unabwiriza ariko hari utabishobora akaririmba.
hari uwaririmba ariko ntahanure. Tugomba kuba mu buzima twuzuzanya. Igihe cyose uzakorera Imana wumva ko ushoboye wenyine, biragoye kugira ngo uzagira aho ugera. Nimuvuge ngo amen, nimunyikirize ngo amen. Ndagira ngo munyemerere tujye gusenga isengesho risunika ibi bikuta, bihirika ibikuta bitubuza gukorera Imana tugwije imbaraga. Mwabyumvise? Mwabyumvise? Ibi bikuta mwabyumvise? Icya mbere ni ikihe? Kutamenya amateka yawe. Mujye gushaka uburyo mukorera Imana mwaramaze. Kabiri, gukorera Imana udafite amakuru. Gatatu, ubukene bukabije mu buryo bw'umwuka n'ubw'umubiri. Kane, kumva ko ushoboye wowe nta bandi ukeneye, kumva ko wihagije. Ibi bikuta bine rero buri wese afite icyo ari kurwana nacyo. Buri wese agiye guhagarara ku cyo yumva yasunika. Abwira Imana ngo numva nkeneye kugukorera, ariko ndabona hari ibikuta bituma ntagukorera uko bikwiye, kandi bigatuma rimwe na rimwe ntinyuka gukora ibyaha ntari nkwiye gukora. Ubukene buratuma abantu bakora ibyaha. Ubukene buratuma abantu bahemuka. Ubukene buratuma abantu bitwara uko badakwiye kwitwara. Ejo bundi nabwiye abantu, ndababwira ngo buriya dufite ibintu dukora tubitewe n'irari, atari ibyaha, ahubwo ari irari gusa, kubera intege nke. Kumva hari ibintu wakora, buriya iyo utari wagera ku rwego wisobanukirwa ngo wimenye, ushaka ko abantu bakumenya kubera ko we nta cyizere wifitiye. Kugera ku rwego abantu bafite irari ntago ari ibyaha, iki ntago ari icyaha. Kugera ku rwego abantu bafite irari, umuntu akararikira inzara, akajya kugura inzara. Maze iminsi ndi gutekereza ko aya marari isi irashize. Umuntu akararikira inzara, ufite inzara nzima ntizavuyemo, ariko ukumva ufite irari yo kujya komeka. Ntago ari icyaha, iryo ni irari. Ko mujujuye se? Habaye iki? Habaye iki? Nababwiye ngo si icyaha, ni irari. Abantu babifite mwese nta byaha mwakoze, ahubwo mufite irari gusa, murarikiye ibintu bidafite umumaro. Imana yakuremye mu buryo uri umukozi wayo, yaguhaye ibikwiye. Uko yakuremye yabonaga ari uko. Murafasha izi nkuta tuzihirike, zituma tudakorera Imana uko bikwiye. Buri wese atekereza urumugoye, buri wese atekereza urumuruhije. Mwaya masaha y'umugoroba ubwira Imana ngo numva nshaka gukorera ngwinje imbaraga, ariko nanagutinya. Abantu batinyutse Imana, abantu batinyutse Imana. Abantu bose bigize abakozi b'Imana. Kamera zaraje, YouTube zaraje, channel zaraje. Umuntu ananirwa gutwara moto ati mbaye umuprofete. Nyaboneka niba moto yakunaniye ntago urashobora Bibiliya. Bibiliya iremereye kurenza moto. Bibiliya iremereye cyane. Iyi ifite uburemere. Urugo rwakunaniye ntago washobora Bibiliya. Iyi iraremereye cyane. Murumva hari inkuta twahirika? Zirahari ku buryo twakorera Imana twumva izi nkuta twazihiritse. Nimuvuge ngo amen. Masaha yacu yagiye, numva twasenga mu byiciri, ariko nshaka ko dusengera abantu, abandi turasenga muri rusange. Ariko igikuta kibindi kubona kiri gutuma abantu bakorera Imana nabi n'icy'ubukene. Mureke icyo tugisunike mu buryo budasanzwe. Sibyo? Murumva icyo ngicyo kitagoye? Uziko dufite ubukene. Icyo gikuta nacyo, icyo ni ikindi nawe uhishuriwe gikomeye cyane. Ahishuriwe igikuta cya 5 cyitwa ibisubizo. Ibisubizo bikaza pe kwira, umuntu akirara. Ubu hari umuntu uri kwandika yandikira abantu bari hano, ari mu ishuka ryamye ngo munyoherereze link, yakurikiye amateraniro yambaye ubusa. Ngo arananiwe ngo ibisubizo kwirara. Ko n'urukuta urwo n'urw'umurengwe ni rubi ruteye ubwoba. Igikuta cy'ibisubizo ni igikuta gikomeye cyane. Umugabo twataramiye twavuze ngo azi byose aba hose ashobora. Azi byose aba hose ashobora bingahe? Abashomeri bari mu iteraniro mu buryo bw'umubiri, apana mu buryo bw'umwuka. Abashomeri bari mu iteraniro. Umuntu uri mu iteraniro akaba azi ko arya yasabye,
akaba azi ko yambara yasabye, akaba abona mbega inzira zose zifunze, uru rukuta rukaba rutuma akorera Imana uko bidakwiye. Tugiye kwinginga Imana ikwitamururire, kandi uyizere nk'Imana ishobora bingahe byose. Uyizere nk'Imana izi bingahe, uyizere nk'Imana ishobora bingahe. Munyemerere umuntu wese uri mu iteraniro so ugushyira ahagaragara, n'ubundi niyo wabihisha Imana irabizi. Umuntu wese uri mu iteraniro akaba yumva urukuta rw'ubukene n'umumereye nabi, akaba azi ko Imana twaje gutaramira ibishobora, ahaguruka tumusabira akazi. Imana iragafite, iragatanga. Diplome wayibitse igihe kirekire, nta kutagize byaranze, ariko umushomeri uri ahangaha ndabizi muri benshi, ariko wumva naniwe kurenza abandi, abari uhaguruka ubundi dusenga Imana, tubwire Imana igira uko ibigenza. Yesu guha umugisha, Imana ikugirire neza. Ndabona habonetse umwe, babiri, batatu, Imana ibagirire neza. Arega nayo kujya muri saro ujye uyaguza nawe urayasaba, hari abantu wambuye bakugujije. Haguruka bakagira Imana we, Imana iri kumwe natwe, Imana itugirire neza. Nimuvuge ngo amen. Reka rero twinginge mu bapasiteri yegere hano hino atuyobore muri sengesho, asengere abo bantu bahagurutse bumvishe ko Imana baje imbere ari Imana ishobora byose. Tubwire Imana ngo dukeneye akazi, kandi nibasubiza muzaze hano muze kuyishima, kubera ko uyu mwaka ugomba gushira dufite amashimwe, kuko tugomba gukorera Imana. Hari ibikuta byahirimye mu buzima bwacu. Reka dusengere, asengere n'itariro muri rusange, umuyobozi wa gahunda ze kuba ari hafi aza guhita akomeza, ariko uze gutahana akantu kavuga ngo tugomba gukorera Imana tugwije imbaraga kandi tugira dute tuyitinya. Yesu abagirire neza, amen. Mana turagushima, tuguhaye icyubahiro, tugushimiye kubw'ijambo ryawe ryiza tubashije kugabana muri uyu